Yesu yashimye ko tuganira uyu munsi. Ntabwo nabyutse mbifite muri gahunda singiye kubabeshya, ariko mo hagati numvise umwuka abwiye ngo hari abantu Imana ishaka ko nsengera, ariko ntabwo namenye ngo ni bande. Ndabandikira ndavuga ni abantu 5 bari tayari ngo mbasengere ngo tuganire ubutumwa bwiza. So ndabahobereye rero. Pawulo yakunze kuvuga ngo muhoberane guhoberana kwera. Ndabasuhuje, ndabahobeye mu izina rya Yesu Kristo, nanabashimira ko mwakomeje kunkunda kandi mwarambuze. Mu by'ukuri ntabwo nabanze, ahubwo ngira ngo ni nk'umwuka wampatiriye kujya kuri YouTube akaba ariho nkiri ubutumwa, ugasanga kubufatanya ari habiri, rimwe na rimwe birangora. Hitamo kubikora gutyo nkajya mbasharinga link. Buriya wenda mu mwuka wari ushaka kunyagura ngo biracyari babyita guki, biracyari analogue, ndacyabikora mu buryo bworoheje, ariko ngiye mu mutima wanjye mba numva nta rubanza rurimo, kuko cyangombwa no ku butumwa bwa Kristo bwamamara, sibyo? So ijambo rero nshaka ko mbabwira turarivugaho akanya gato, ubundi dusenga. Turi mu bihe bya Pentecote, ntabwo Pentecote irarangira. Pentecote ni umwuka wera winjiye mu itorero. Hari umugabo w'umunyamerika yitwa Inga Hernandez akunda kuvuga ngo umwuka wera ni Jesus without boundary, ni Yesu udafite umupaka. Hari ahantu yabwiye abigishwa be arababwira ngo murambona igihe gito, ngo ariko mu minsi izaza muzaba mutakimbona, ngo ariko muzongera mu mbone. Haleluya. Arababwira ngo ngiye kubavanwamo ngende, ngo njya kwa data, ngo muzamburaho igihe gito ariko muzongera mu mbone. Noneho bamwe bakavuga ngo biriya bintu ari kuvuga ni ibiki ko bidasobanutse, kandi koko ntabwo byari bisobanutse, ariko ngo yasiguraga iby'umwuka wera wendaga kuza. Noneho rero ijambo umwuka yari yambwiye ngo mbasengeremo, yambwiye ngo mbabwire ngo umwuka wera uhindura byose, ibyari bidafite ishusho bikagira ishusho. Umwuka wera uhindura byose. Ubu buzima turimo burimo intambara z'umunsi ku wundi. Mu cyongereza hari ijambo dukoresha muri risk analysis ryitwa uncertain. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biri uncertain, ni ibintu utazi uko bizagenda. Nibyo bintu Imana yaduhishe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ngo ku Mana birashoboka. Yo iba ni Imana, ni God of impossibility, ni Imana iba muri impossibility, ahantu tutabasha guhishurirwa ngo hameze gute, sibyo? Sinzi niba ari njye jyenyine ufite icyo kibazo, ariko twese buri wese aba afite ikibazo kivuga ngo mu muting, mu ntege amata ariko mwashyizeho mute, mushyireho mute. Yesu ashimwe. Mu muting mushyireho mute. Hanyuma nababwiraga ngo umwami Yesu ahora yateguye ikintu gishya ku bana be. Niba turi mu bihe bya Pentecote, maze igihe ndi kubivuga abantu bankurikira kuri YouTube, ikirere cya Pentecote kiraremereye, ntabwo dushobora kukirengagiza, nta nubwo wagihunga, sibyo? Ntabwo wagihunga, ntiwakirengagiza. Ineza y'Imana yaje ku isi ntabwo ni nk'urugero nka gutya baje nko muri quartier bakakubwira ngo tugiye kukugira minisitiri, nta nubwo ufite kubitekerezaho, nta nubwo ufite no kubyanga, uhita ubyemera. Siko bigenda. Ineza y'Imana rero ya Pentecote, ikirere cyuzuyemo imbaraga z'umwuka wera kiraremereye. Niyo mpamvu yababwiye ngo muntegereze, mugende muntegereze. Iyo wumva Yesu ari kubasezera kuri maverse ya nyuma haravuga ngo baguma basenga bafite umutima uhuye. Noneho wagera mu byakozwe n'intumwa ngarabwira ngo muntegerereze, mugende mu cyumba cyo hejuru muntegererezeyo. Kandi bamaze no kumutegererezayo arababwira ngo kandi koko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Kandi noneho umwuka wera yaje nta kwiyumanganya, yamanukiye ba bantu bamutegereje, abantu 120 bari mu cyumba cyo hejuru. Arangije mu gihe batangiye kuvuga mu ndimi nshya, n'amahanga yose yari yateraniye mu Yerusalemu barumva.
nabo batangira kuvuga ni ibiki bitubayeho, twese turi kubyumva mu ndimi z'iwacu. Ni ukuvuga ngo ikirere cya pantekote kirareze, ntabwo ushobora kukirengagiza. Ibyiza pantekote yazanye muri ino minsi ntaho wabihungira. Niyo mpamvu Pawulo hari ijambo yakunze kuvuga mu mabaruwa ye ngo sinshaka ko muba ignorant, sinshaka ko mutabimenya. Ubu hari ibyo pantekote iri gukora byanga byakunda. Umuntu araza akanganiza nkumva namusengera, nuko pantekote yamanutse, ntabwo sindi busubirane isengesho Imana yampaye nirye yarigennye ngo Imana imugirire neza. Ukumva umuntu arakubwiye ngo maze iminsi ngushaka, akaba akugiriye neza, ukabona nibwo atunganya, atekanye, amahoro araje. Ni imbaraga za pantekote, ntago biri buhinduke. Noneho biravuga ngo abari icyo gihe i Yerusalemu hari ubwoko bwose bw'abari munsi y'ijuru. Ntimukajye mwishimira ko abantu babasengera batababwiye ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ngo umwami Yesu arikomeresha ibimenyetso bigendana naryo. Uko byagenda kose ijambo rigendana n'ibimenyetso n'ibitangaza. Uzi ko kano kanya nshobora kuvuga ijambo ntubone amafaranga, ntubone minervare, umwana ntakire, ariko ukumva ijambo rikubwiye ngo urikunda. Kumva hari transformation, siko burya koko nikunda, ukireba mu ndorerwamo ugahita wumva ushaka guhinduka. Uko guhinduka kukazakuzanira n'ibindi byose utateganyaga. Ugasanga wenda ari nk'umuntu udashobotse, uvuga nabi, watangira kuvuga neza, abantu bakavuga ngo ntiwumva, bakaza kugushakiraho amahoro, bakaza kugushakiraho, noneho ugatangira no kubigiriramo umugisha. So rero Mwuka Wera atanga icyo yagennye kuri buri wese n'icyo akeneye. Ariko twatangire ku ndirimbo ivuga ngo ibasha no gukora ibirenze. Mwuka Wera aguha icyo utatekerezaga, yarangiza akaguha n'ibirenze, yewe akaguha n'ibyo wasabye. Rero iteme iravuga ngo Umwuka Wera ari kugendagenda ku gihugu kidafite ishusho cy'umwijima, agihereza ishusho. Niryo jambo kano kanya turimo. Utangire utondeke kuri lisiti ibintu byose bidafite ishusho. Buriya ibidafite ishusho ntabwo biri physical tangible gusa, ibintu biri physique bifatika gusa, ahubwo n'ibidafite ishusho, no kubura amahoro mu mutima, no kubura icyerekezo, no kubaho ukumva ntuzi icyo waremewe gukora, ntuzi icyerekezo cy'ubuzima bwawe, nturi kubona ibintu neza. Nigeze mbona umuntu w'umusazi mpagaze ahantu ntegereje imodoka, yicaye ahantu mu nguni, afite amashashi, afite ibikarito, afite ibidebe, afite amajerekani n'ibiti, akajya atondeka kimwe, mu kanya agatondeka ikindi, mu kanya agafata cya kindi yatondetse imbere akakigarura, akagishyira mu wundi mwanya, mu kanya akajya atondeka, ariko ukabona mu by'ukuri nta kintu na kimwe ashyira ku murongo, ntazi n'ibyo ari gutondeka, nta murongo w'ibyo akeneye gukora bifatika bigaragara. Mu myaka yanjye rero ngize, hari ikintu nahishuriwe ko mu myaka ntambutsemo ibibazo byinshi nahuye nabyo byambereye amasomo 30%, ariko 70% ni ibyemezo bibi nagiye mfata. Niyo mpamvu nk'umuntu ukijijwe yari akwiye kubwira Imana ngo yobora intambwe zanjye. Umwuka Wera akaguhereza ibintu bifite ishusho, kuko impamvu Umwuka Wera ari kuza gufata ibintu bidafite ishusho akazana ibifite ishusho, ni uko ibidafite ishusho byinshi byabaye byinshi, kandi ibidafite ishusho twabigizemo uruhare, ariko Imana yarabyemeye ngo bitubere amasomo, havemo na deliverance, tugende dukamukamo za karande, ingeso mbi n'ibindi byose. Ariko noneho niba Mwuka Wera ashaka kuduha ishusho uyu munsi, twakira ubuzima bwo kugendana n'Imana umunsi ku wundi, kugira ngo noneho tugabanye amakosa. Haleluya. Tugabanye amakosa, kuko amakosa asigaye mu myaka igiye kuzaza ni amakosa Imana izajya iduhishira, inadukosore mu ibanga, dusubire mu bantu twemye, tugende tuvuga, noneho dukorekitinga abantu, tubabwira ngo no byakabaye kuba bigenda gutya, ariko duhagaze mu kuri. Haleluya. Twakabaye kuba duhagaze mu kuri. Iyi mesaje yarantangaje ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini
bari abantu b'abanyadini, bari abantu bakurikiza imihango y'idini, ariko bari baje muri Yerusalemu icyo gihe, ngo bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Bose Bibiliya ivuze ngo ngo ni abanyabutare gusa reka da, ni bo muri Etiyopiya se gusa reka da, ni amahanga yose ari munsi y'ijuru. Barabavuga bose. Ngo uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvishe babandi bavuga mu rurimi rw'iwabo. Ni Jesus without boundary, ni Yesu washatse kuvuga abantu bose bo mu isi bakumva. Noneho ijambo ry'Imana ryarimbwira ngo amategeko y'Imana ngo yabaga ku bisate by'amabuye, ngo ariko muri iki gihe cyacu ngo yanditswe ku mitima yacu. Ryari ijwi buri wese azumva. Aleluya, ryari ijwi buri wese azumva. Ubu rero Umwuka Wera hari icyo ari kuvuga, hari n'icyo ari guhindura, hari n'ibyo ari gukora bitagaragara. Umugabo umwe witwa Ntuza, aleluya, aleluya, Yesu ari kubwira Nikodemu, yabonye atari kumusobanurira ibintu. Nikodemu atumva, yari umunyadini, mubyibuke ngo yari umutware w'abatware b'abayuda. Haleluya, yari umunyedini, ariko ibintu Yesu yamusobanuriraga ntiyabyumvaga. Arangije aramubwira ati nawe koko umutware w'abayuda? Ariko arangije aramubwira ati reka nguhe nk'urugero, ngo nk'uko utazi guhuha k'umuyaga ntumenye guhuha kwawo. Nk'ubu umuyaga ujya uza, ushobora kuza ukagwisha inonzi ariko simenye ngo wahushye uvuye hehe, uyu muyaga ni bwoko ki. Cyakoze abahanga twari twarabyize, ariko ni imiyaga ntigeze mfata, yari myinshi cyane. Niko rero Umwuka Wera ari kugenda mu buzima bwawe, wonteze amatwi, ari kugenda akorakora, ari kugenda ahindura. Umukozi w'Imana umwe gutya ndamukunda, Imana ijye imumpera umugisha, yanyigisha ijambo ry'Imana, yitwa Bishop Pacifique. Yaravuze ngo instead yo guhitamo ko Yesu agukorera ibitangaza, wahitamo ko agukoramo, akagutransforminga, akaguhindura umuntu wemye, kuko ibitangaza byo byaraturemewe, bizatugenda inyuma. Uko Yesu yaravuze ngo data arakora nanjye ndakora, ni ibintu bikorwa buri munsi. Buriya nigeze mbaye example, ndavuga ngo umuntu usenga ameze nk'umuntu uhonda urusyo, akubitaho rimwe, agakubitaho kabiri, akubitaho gatatu, kane, akumva aranarambiwe, akavuga atari ku rusyo ko numva runduhije, atariko reka nongere n'intege nke nkubitaho gatanu, ajya kubona akabona rumanyutseho akantu gato ku ruhande k'akabuye, gatandatu nta shusho, ariko yakubitaho karindwi ku mubare w'umwuzuro akabona rwa rusyo rurasandaye. Nawe uri kwibaza uti se ibi bintu yatubwira ko nta cyiza nigeze mbibonamo, kandi nasengeye Yesu yaravuze ngo kereka abava mu isezerano nta mpamvu, kereka abava mu masezerano nta mpamvu. Noneho aba bantu bose ngo babashe kumva iby'indimi z'iwabo, Umwuka Wera yarageze ku isi hose. None rero iyi periyode ya Pentekote ntaho twabikwepera, Umwuka Wera ari ku isi hose. Wabyanga wabyemera urakira indwara, wabyanga wabyemera abadayimoni barahunga, kuko ni ikirere cy'umuriro. Haleluya, Umwuka Wera asa n'umuriro, Umwuka Wera asa n'imbaraga, Umwuka Wera asa n'amazi, Umwuka Wera. None se urabihungira he ko byose byamanutse kugira ngo bikugirire neza? Noneho Mariya arabaza ati ese ibyo bintu bishoboka bite ko numva ntabyumva? Mariya se hari ikintu yari yarakoze kugira agirirwe neza? Reka da, ngo Umwuka Wera ngo azamukikuruza. Haleluya, Umwuka Wera azamukikuruza nk'ikintu cyiza kikakwiziringiraho paka kibyaye ikintu gikomeye. Umwuka Wera yaramuzaniye Imana muri we, araza aramukikuruza mpaka mwinjiyemo. Haleluya, ni ukuvuga ngo mu rwego rudasobanutse araza nk'umuyaga, nk'uko Yesu yamubwiye Nikodemu. Mu rwego rw'igitangaza aragukikuruza, ariko mu rwego ruhoraho ngo azenda ibyanjye abibahe. Aleluya, ngo azababwira ibyanjye, ngo azenda ku byanjye, ibyo nahawe na data nawe nibyo azenda abahe. Murumva ukuntu Umwuka Wera ari beyond measure, ni munini, nta nubwo tuzi n'ibyo ari kuduha ngo ni ibiki. Nababwiye ngo mbiseguyeho, ntabwo nari mfite gahunda, ariko yampase. Ubundi kuwa gatandatu ntabwo nkibwiriza, bwiza rimwe kugeza kuri gatanu. Kuwa gatandatu nkisomera ibitabo, nkasoma na Bibiliya, nkisengera, ariko ngo azenda ku byanjye abibahe. Ntabwo nzi ikintu ushaka ko Mwuka Wera aguha, icyo nyine ukibwire Mwuka Wera, wa muyaga wawe uzi uhuha iki, uwuhe n'ikindi cyiza kimeze nk'icyo nifuza ukizane.
ukikuruze winjire mu burwayi bw'umuntu ushwanyaguza, kuko buriya mwuka baraza nk'umuriro, mwuka wera akaza nk'amazi agatembana ndabyibuka, murabyibuka mbabwira, nakunda kuba narimo nca mu bigeragezo, nabigishije cyane mfite ibibazo byinshi, nta kazi ngira, ngwaje umwana, mfite amatake, ndyama mu gitanda nkasangamo abadayimoni, nagira mu ntebe nkasangamo abadayimoni, inyatsi yarinjiye mu biganza byanjye, ntacyo nakira, kugaburira abana bidakunda, mbese ndi isoni, narahindutse mari umugani wa Namombe. Ariko umwuka wera arangendera arambwira ngo wanje, ngo urabona ibintu byose ukuntu yaje mu ishusho ya Yesu. Yesu arambwira ngo wanje, ngo urabona ukuntu bino bintu byaje, ngo Serwakira yabizanye, ngo ni nayo izabisubizayo. Mwa bantu mwe, ndi umugabo wo guhamya, ndi ubuhamya bugenda, wa mwana yarakize. Ikigeretse kuri icyo, yarize aratsinda, abarimu baratangara, baranamuhembye, baravuga ngo gute uyu mwana ashobora kumara umwaka atiga, yaza kwishyura agapafominga. Icya kabiri, ari muri akademi ya football, arabikunze, ibasha kugira gute, gukora ibirenze ibyo dusaba. Umugabo umwe witwa Yakobo, bijya bintangaza cyane, ngo yahesheje Farawo umugisha. ngo Farawo aramubaza ati ariko mugabo mwiza, ubundi ufite imyaka ingahe? Undi aramubaza ati ariko urambaza imyaka yo gukura kwanjye cyangwa urambaza imyaka y'uruzerero? Ariko birangira rero umusabiye umugisha. Ntimukajye mwitotombera ibibagerageza, turi abo twagizeho. Satani hari ukuntu, hari igitabo maze igihe ndi gusoma cyitwa The Shape. Ni ukuvuga ngo cyari igitabo, hari anasomye abana ngo bajyaga muri competition, noneho ngo bakajya babashyiraho sitika z'icyatsi, nako za brown, za grise ni nka kaki, je pense sinibuka. Noneho we iyo stika yagufata ukaba uri umuntu mubi inyuma. Noneho stika y'icyatsi ya golden, ngo yari icyatsi ariko ibengerana imeze nk'irimo zahabu, ngo yagufata. Noneho ngo uko umwaka utashye, ngo abana bajya muri uwo mukino, abantu bamwe akaba ari bo bonyine bahora bafata izo stika. Bitangira kuba nkaho biri defined, bitangira nkaho definise abo bantu bafata izo stika mbi ko ari babi. Noneho muri bo harimo umuntu stika itagifata. Stika ni akantu kaza kakakwikuta ku gahanga. Noneho umwe yagendaga yibaza ati ariko uyu muremyi waremye zino stika yaziremye gute, kuki zifata ngiye zimfata zikangira mubi, uriya zikamugira mwiza? Hanyuma aganira n'umuntu stika itageze igwaho. Undi aramubwira ati ngewe nahisemo kujya ngenda nkihisha kugira ngo ziriya sitika zitamfataho, ngo kugira ngo mpishurirwe neza, naje guhishurirwa neza ko ntago ndi uw'abantu bagomba kungenera ko mbawe, sindi mubi sindi mwiza, ngewe nitwa Erika. Urabyumva? Hari igihe ubuzima bukudefinisa, haleluya, bukakutwikiraho ibintu. Nibyo byari byarabaye kuri Yakobo imyaka y'uburuhe bwe, nicyo ubuzima bwe bwari bwaradefinishije muri we. Ariko Israel, hari ahantu umwami Imana usanga amubwira ngo we Yakobo, yari kumwibutsa karande na kamere ye, ariko yajya kumumenyesha uwo ari we akamubwira ngo wowe witwa Israel. Yari Yakobo uri kubwira Farawo imyaka y'uruzerero, ariko yari Israel uri gutangisha umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo turi abantu badasanzwe ku rwego tutanabitekerezaho. Mba ndi kwigendera mu muhanda, umuntu akambwira ariko wazansengeye ko nabonye mukunda gusenga. Mu by'ukuri anje nkanjye hari igihe mba ndi kwitekerereza ukuntu abana banjye bari burye nerivare, ibintu nk'ibyo, ariko hakaza umuntu unyibutsa ko mfite ikintu gikomeye kiruta ibyo bya minerivare, kuko ijambo ry'Uwiteka ryaramanutse ngo abana banyu bazigishwa n'Uwiteka. Iryo ry'umwami Imana ari kurinsobanurira, yarimpaye mu bukene, yarambwiye ngo bazigishwa n'Uwiteka iby'umwuka, bazigishwa n'Uwiteka iby'umubiri, bazigishwa n'Uwiteka uko abakobwa bitwara muri iyi sosiyete, bazigishwa n'Uwiteka gusenga, bazigishwa n'Uwiteka kwambara, bazigishwa n'Uwiteka kuvuga, bazigishwa n'Uwiteka kubaka ingo, bazigishwa n'Uwiteka bazabona minerivare. Burya aho niho twese tugarukira, ariko burya bazigishwa n'Uwiteka ibintu byose, kuko n'abana b'abakiranutsi. Dawidi yabavuze neza, sindabona umwana w'umukiranutsi apfa cyangwa ngo asabirize. Noneho uyu mugabo nari mbabwiye ngo umwuka wera tumugarukeho, atanga iri beyond measure, ibirengeje uko twebwe tubitekereza. Uyu mugabo umunsi umwe muri intangiriro 48, ariko ntuza Yozefu amenye ko ise agiye gupfa, ngo amushyira abana be ngo abaheshe umugisha. Uranyumva? Ngo abaheshe iki? Umugisha. Noneho Yakobo ntiyarebaga na gato, ariko
agiye bahesha umugisha ngo anyuranya amaboko, ariko before ko anyuranya amaboko ari nabyo nshaka kubabwiraho, avuga ijambo rye nakunze ngo yaravuze ngo ngo ariko Imana iratangaje we, Imana irakomeye, ngo ninde wari uzi ko ngo se aranga ati ndabizi igihe yanyuraganya amaboko, umwana wanjye ndabizi uwo nawe azahinduka ubwoko kandi nawe azakomera, ariko murumuna we azamurusha gukomera. Avugaga abana ba Yozefu, niba ari nde babitaga nde nande, Efurayimu na Manase, ngo ariko murumuna we ngo abasabira umugisha uwo munsi ati Abayisiraheli bazaha. Noneho hari ahantu avuga ngo Imana iratangaje, ni naho nshaka kuvuga ngo ninde wari uzi ko ngo ninde wari uzi ko, ntabwo ndi kwibuka neza ariko ni muri kino gice aramubwira ngo ninde wari uzi ko, ibintu biratangaje, ngo ninde wari uzi ko, mugenda ari nzi ko Yozefu yapfuye, ngo none nyeretse n'abuzukuruza. Muri izo mbaraga z'umwuka wera uraza kubonamo ibyo wari ushaka, ariko ubonemo n'ibindi utakekaga. Imana yanyuranyije amaboko. None se ntimuzi ko Yakobo yari azi ko Yozefu yapfuye? None se ntuzi ko Yozefu na murumuna we bavutse ku mugore Yakobo yatendeye imyaka 14 yakunze, akavuga ati nyina yarapfuye n'umwana we arapfuye, ariko Imana ikoze ibitangaza imwereka wa mwana ari umutware. Imaze kumwereka wa mwana ari umutware, irangije igira gute, ibimweretse n'abuzukuruza nabo abahesha umugisha. ngo arangije aranababwira ati abo uzabyara nyuma ni abawe, ariko abangaba ni abanjye. Aleluya. So rero muri iki gitondo umwuka wera yambwiye ngo Bibiliya itangira ivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'icuraburindi, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Isi yari igize gute? Itagira ishusho. Ibintu byose ndabikunda iyo bidafite ishusho, habanza umwuka wera. Niyo mpamvu no kwa Mariya yibaza ngo si ibintu bidafite ishusho bizashoboka gute, umwana azavuka gute? Ariko kuki twabigize ibyanditswe, tubishyire mu buzima bufatika. Hano nicaye mu gitanda, umumarayika tugiye kubyarana, njyewe gute mbyara gute? Nahuye n'umugabo. Nta shusho byari bifite, nta n'igisobanuro. Amaze no gutwita uwo mwana ngo yarahunze, aragenda ajya mu rukiga kwa Elizabeth. Kubera iki yagiye mu rukiga nawe byanarize, yahunze amaso y'abasetsi, yahunze amagambo. Ibintu byose by'umwuka wera nta shusho biba bisa, rimwe na rimwe iyo bigitangira nta shusho biba bigifite, ariko iyo bimaze kwambara imbaraga abantu barumirwa bakayoberwa. Ariko ngo yagendagendaga ngo isi idafite ishusho, ariko yambwiye noneho ngo ako kanya maze kuhagera, maze kuza gukora ubutasi, ngo ijwi ry'Uwiteka rihita risohoka ngo habeho. Haleluya. ngo habeho. Umwami Imana rero yohereje umwuka wera ari gutata ibitagenda kugira ngo ijambo ryayo rimanuke ku buzima bwawe. Niwo uri bukore lisite uvuga ngo ahangaha umwuka wera arahamanukira, sibyo? Umwuka wera arahamanukira. ngo umwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Ejo bundi umwuka wera yaramanutse, baratubwira ngo turambure ibiganza, numva biraremereye, nkajya nshaka kubifatanya bikanga, nkajya nshaka kubihuza bikanga, nkajya nshaka kwihena bikanga, numva mbaye stati neza neza, ahubwo natangiye kwigiga Imana ni none wandekuye. Noneho ikintu cyantangaje, yarampaye package. Umuntu ambwiye ngo ndarwaye nkoraho gusa, nkamubwira ni we tirikiraho ikiganza, ajya kumva nkumva ngo ndakize. Naratashye nsanga umwana wanjye kumbwira ngo yaryamye, ngo sijuwe, ngo arasinzira, ngo ntiyorosa, ngo none ndiri kumurya kandi yabyimbye. Nakozeho mpita umwuka arambwira ngo mubwira agiye muri toilette, aragenda aradiyara amera neza. Za mbaraga z'umwuka wera zari zuzuye ibiganza, n'ubu ziracyahari. Ndasaba umwuka wera ngo zinahagume, indinde guhura n'ikintu cyatuma zigenda.
ariko iyo zigiye dushaka izindi. Niyo mpamvu na Yesu yuriraga umusozi buri munsi, akajya kurira umusozi mu gitondo akaza gukora ibitangaza. Niyo mpamvu abantu benshi basaba impano z'umwuka wera ntibazihabwe. Tangira ukore, umwuka wera atangira gushyiriramo. Ni nk'amaporoje, amaporoje ya fonde, aya maporoje ya ONG barakubwira, uravuga ngo ushaka ko bagufasha, ndashaka gukora imishinga yo gufasha abana b'imfubyi, bakaza twereke babiri byibura urera, cyangwa ujya kugurira amakayi. Ati noneho ubwo ufite babiri, shaka n'abandi nk'icumi, ukore umushinga neza, uwige, utwereke ukuntu bano bana uzabazamura n'ukuntu bizafasha igihugu. Umwuka wera rero nuko akora, abanza akubwira ngo impano z'umwuka wera ziritozwa. Utangira usengera umuntu bakakubwira ngo arapfuye, ntucike intege, ejo ugasubira, n'ubundi uwo muntu yari uwo gupfa, ariko Imana igashaka kureba ngo irebe ko ufite kwihanganira icyo kintu wakiriye. Ariko iyo utangiye ngo mana mpa impano z'umwuka wera, ejo ukongera ntugire icyo uzikoresha, ukazigumana. Amavuta ubwayo ashaka kukuyicira, ubwayo yakwiyicira. Niyo mpamvu yafashe yakoresha. Jya muri CH gusengera abantu, sindajyayo da. Nasabye Imana kandi izabimpa, ngo buri munsi ijye impa abantu nsengera. Ndabibwira ngo bajye barenga umwe, umuntu nzajya nganiriza ubwami bw'Imana, nkanamukansoringa mu buzima busanzwe, nkanamusengera nkigira imbere. Nta handi rero muzi ngo umwuka wera, hari ijambo rijya rivuga ngo se bazavuga ngo ari hehe, ngo se ari ikuzimu tumusangeyo, reka da. None se ari mu ijuru tuye kumanurayo, reka da. Ati ijambo rirakwegereye. Ntutekereze ko hari ukundi kuntu umwuka wera ari buze. Uku turi kumuvuga yaje, iby'ubwami biritozwa, nk'uko tujya mu mashuri tukiga n'ibindi tukanabimakisimizamo, n'iby'ubwami biritozwa. Rero ikintu nababwira cyo ni uko umwuka wera he's around hano, arimo aragendagenda kugira ijambo ry'Imana rimanuke rivuge ngo ahari umwijima habe umucyo. Rero tugiye gusenga, ariko nifuza ko twabanza tugasengera umuntu umwe. Nibyo byiza. Hari ibyifuzo biba biri private, birajya muri private inbox, ariko hari n'icyifuzo umuntu aba afite ku giti cye, aricyo umuntu nako yavuga kumva kiri general, ntacyo kiri bwa affecting ubuzima bwa buri munsi. Ndashima n'Uwiteka ko tubana kuri groupe tutaziranye, kandi Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ikintu cyose wavuga usanga n'abandi barahuye nacyo. Hari umuntu mu gitondo wambwiye ngo musengere, turaganira, ariko nkajya numva inkuru ari kumbwira iri kuburamo agace kamwe. Uwo ubwegeze aravuga ati umva rero, yakubwira byose, reka mbikubwire. Arangije kubimbwira, ndamubwira umwuka yari yambwiye ko ari gutyo bimeze. Ka gace kaburaga, ariko nanze kwidumbukiza. Ni byiza gutega amatwi. Ndamubwira nti rero azirongaza ako gace karimo, aho ni ugusenga. Ndamubwira nti rekeraho no kumbwira ibyo umbwira, dusenge tubanze tugere ku mwami Imana. Ndabakunda rero, mu myutinge tuganireho gatoya. Valentine, Yesu aguhe umugisha cyane. Mwuka wera ari kugendagenda muri iki kirere, ashaka kukugirira neza. Gira icyo watura, ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuhwemere, ngo kugeza ubwo Yerusalemu izahindukira amashini. Gira ikintu tubwira, aba ari cyo dusengera na bagenzi bacu hano, buri wese tumusengere, Uwiteka aragikoresha kwiyubahisha. Ejo yambwiye ijambo, ni naryo nabwirije, ngo uzanyambaza mu izina ryanjye nzabikora. Kuko yavuze ijambo nigishije, ryaravugaga ngo icyo dufite, ngo haguruka mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ngo nicyo turi buguhe. Arangije Petero abwira abayuda baje bamutesha umutwe, arababwira ngo uwo nyine mwabambye mu izina rye niho yakirijwe. Noneho biravuga ngo uzambaza izina ryanjye, uzasaba mu izina ryanjye, icyo azasaba cyose azagihabwa. Ubu hano hari imbaraga z'umwuka wera ziri kuzenguruka, ariko mu izina rya Yesu. Ikintu cyose uri buvugire hano turagisengera, ntabwo ari njye gusa, twese turamusengera, hanyuma imbaraga z'umwuka wera nizo ziri bugikore mu izina rya Yesu.
icyifuzo cyo kubona ishuri ry'umwana kujya ugomba kujya kwiga muri kaminuza. Ikindi ni icyo gusaba umwana uzakora toronkome nawe imana ikazamuha gutsinda. Ikindi cya gatatu ni ugusaba amahoro no guhuza mu rugo. amen amen. Yesu ashimwe. Rero reka duhite tugisengera. Mu kanya twumvishe ijambo rivuga ngo uwiteka abana bacu n'uzabigisha. Siko twabyumvise? Mwami Yesu iryo jambo niwe waryivugiye ngo abana banyu bazigishwa n'uwiteka muri Yesaya. Aba bana bakeneye kwigishwa nawe Yesu, niyo mpamvu hari ibyo bakeneye. Umwe akeneye ishuri, tumusabiye ishuri ryiza muri kino gihugu, tumusabiye n'ibikenewe byose, tumusabiye minerivare from the beginning kugeza arangije, tumusabiye kubona amanota meza, tumusabiye kuzagera ku ishuri akagira igikundiro. Ibyo byo deja twabyakiriye ko ishuri azaribona kuko ntabwo abana bacu bazicara. Tumusabiye kwiga agatsinda, tumusabiye kuzagira igikundiro ku ishuri, kuzabana n'abantu ku ishuri, imyaka azaba ku ishuri. Yesu tumugotesheje uburinzi bwawe n'amaraso yawe, kandi ntazagire icyo abura. Igihe cyose mama azajya atekereza ngo habuze iki mwami, neza yawe ijya imanuka igiporovayidingi. Undi nawe mwami turamukweretse, nawe ngo azakora egizame. Ntabwo bakwigishwa nawe ngo batsindwe. Haleluya. Niyo mpamvu uyu mwana tumusengeye gutsinda kandi akabona amanota ari muri ekisela, azabona amanota menshi. Yesu ngo iyo atari we wubaka, abubaka bubakira ubusa. Uru rugo turugushyize mu biganza. Byonyine uyu mubyeyi yatuye avuga ko akeneye ko ari wowe urwubaka. Niyo mpamvu tugusabye mwami ngo we n'umutware we ubahe guhuza ku kato n'akanini. Mwami bagendere mu nzira imwe. Dukuyemo ibibatandukanya, dukuyemo amagambo, dukuyemo umwuka w'urwikekwe, turawirukanye. Uwo nguwo turawirukanye, umwuka wo gukekakeka, umwuka wo kutizerana, umwuka wo kumva hari akantu kababuza ubumwe, kakazana kutishima. Ako ngako mu izina rya Yesu ndagasenye. Uwo mwuka ndawirukanye. Mpagaritse Kristo umwami w'abami yubashe kuhagarara. Uwo mwuka ndawusenye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndanasenze mwami ngo ubashe no kubaha ibirenze ibyo ngibyo tubasabiye, ubahe n'ibifatika. Mwami uzabahe gusazana n'aba bana babyaye, ubahe kubarera neza. Bijya bishoboka umuntu akarokora abana bose nta n'umwe uguye mu nzira. N'uwari ugiye kugwa mu nzira turasenze mwami ngo umufate ukuboko. Ibyo Yesu turabiguhaye kandi tubishyize mu biganza byiza, ntabwo tubishidikanyaho kuko niwe wubaka. Urakoze Kristo, amen. Kandi mbasabiye n'agakiza ka cyane, bakunda Imana cyane, bagira inyota nk'uko umuntu agira inyota y'amazi agashaka kuyashaka, ari nako bagira inyota ry'ijambo ryawe no gusenga. Amen amen. Ni ukuvuga ngo Valentine wowe urakeneye no gusenga cyane. Ku kwezi kwa gatandatu ntuzategereze ko iminsi ijyamo hagati, uzatangirane n'ukwezi kwa gatandatu ufata iminsi, sibyo? Nushaka uzafata umunsi umwe, nushaka uzafata iminsi ibiri, ariko uzasengera iki? Uzasengera Imana kuba inshuti yawe cyane. Nicyo umwuka wera ari kumbwira. Kubera ko birashoboka ko Imana yambwira ngo izaguha amafaranga, ariko Imana ngiye ikunda kumbwira abantu gucya ku rufatiro, gutangiriro ry'ikintu, kuko niho. Nk'urugero nk'iyo umuntu ambajije ati kanaka ko ameze gutya twamusengera iki, ndamubwira niba tumusengera agakiza, ibindi turabirekera umwuka wera. Noneho iyo umuntu Imana imushaka ari icyo ishaka kumukoresha cyangwa kumukorera, ijya mu ndiba. Ni ukuvuga ngo wowe ndashaka kuba tapi y'urugo rwawe, usengere. Ukwezi kwa gatandatu dore turi mu gice cy'umwaka, aya mezi atandatu atazagupfira ubusa nk'uko atandatu arangiye. Aya atandatu agupfiriye ubusa, nta kintu gifatika wabonye. Ariko aya atandatu agiye kuza, Imana irashaka kugira ikintu ikora. Niyo mpamvu isengesho ryawe rizasengera agakiza kawe, sengere buri muntu wese wo mu nzu yawe, n'umukozi meme, n'umukozi uzafate n'amazi uyasengere, uyasuke mu nzu hose. Buri kintu cyose cyakira amazi mashyashya, cyakira ubuzima bushyashya. Uzatangira kubona impinduka uku kwezi kwa gatandatu kurangiye, kandi nawe uzafiringa amahoro mu mutima wawe, sibyo? Uzafiringa amahoro, uzajye watura ibintu byose uzi iby'iwanyu mu miryango, ubisenye
ubisenye ubisenye kandi ntuzabisenyanye umujinya, ujye usenya ngo Mana atanga urukundo, abantu badakundana, nawe ufite umuryango umeze nk'uwanjye, ntabwo umuryango wawe ukundana abantu badakundana bahe gukundana, usenye urufatiro rwa kera. Hari igihe umuntu aba agendana ibintu, nabonye hari ukuntu nyine satani yatwibye, tugahora tugendana ibibazo by'iwacu aho twavutse mu bantu babi, ntitwakundanaga, ugahora utyo nkaho wakwigira ati ndabisenye, senya urwo rufatiro, kuko urwo rufatiro ruraza rukaza no mu bana banyu, mukagira ngo ntabwo ari imbuto yabibye neza, satani yayibibye neza, ariko kuko twahawe ubwo butware, burya kubisenya ntibisaba n'isaha. njyewe narabisenye mu kwa 9 umwaka ushize, ariko nabonye abantu batangiye gusurana n'abitwaga abarozi. Hari umuntu wantangaje arambwira ngo yagiye kwa muganga, umuntu twe tuzi ko ari ruharwa mu muryango, agira atya amushakira igitanda, amushakira ibyo kurya, turavuga ati si umuntu agiye gupfa. Ariko nsubije amaso inyuma nibuka ko hari amafondasiyo nasenye. Icyo kintu rero Mwami Imana akigushakaho cyane, kandi nawe uzumva impano y'amahoro mu mutima. Urakoze cyane. Tugeze kwa Evangeliste. Amen. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Murakoze, Imana ibamugisha kubana natwe no kumvira umwuka kugira ngo udufashe muri uyu murimo. Yego. Mfite icyambere kiragaragara, kiraguduhaye kandi gisa n'icya Valentina cy'abana mu ishuri. Ndasaba rwose, mfite icyifuzo, ndasaba mu bana banjye Gakuru, mfite abana 2 b'impanga. Ndabibuka, ahubwo banza utange ishimwe, bameze bate abo bana? Nta manota afite rwose, nyamara twasenze barwaye, dushima Imana. Twasenze barwaye bano bana kandi batorewe, bahagaze neza. bahagaze neza ubu ngubu, bari nta manota ashimishije afite. Yego. Ndasaba rwose Imana ngo imwigishe amenye ubwenge, abashe gukurikira neza, asoma. muri vakanse uzareke bakozeho ikiganza dusenge. Nicyo numva twazabakorera, uzakinyibutsa icyo kintu, nibataha dukoze ikiganza, ugitsindagire mu mutwe ikiganza cyawe, tugisengere. Abana bawe ntabwo ari abaswa, ni n'abahanga, bakaye kuba aba mbere, ariko nyine hari igihe umuntu aba atsikamiwe nawe, kandi uzanababaze nabo bakubwira ko batazi ukuntu byagenze. Icyifuzo cya kabiri rero, ndi mu ntuyemo, ntabwo ndi kumva, ntabwo iruzura, inzu mugiyemo ntabwo iruzura. ndifuza Imana ko inzu mutuye ntabwo iruzura, ikeneye amasuku. Dutuyemo yacu, yego, ikeneye amasuku. yego. Icyifuzo cya gatatu, n'imbaraga nyinshi z'abarusi, ndetse bamwe bakomoka mu muryango iwacu mu rugo wa papa. afite umugore wa 2, mukadata arangenza cyane, kandi yanciye no kuri papa kugeza ubu. Ntashobora kumwemerera ko papa isura, ntashobora kwemera ko nanjye ubwanjye ubwira imbaraga z'amarozi afite. ariko yaraneshejwe kandi igihe cye cyanarangiye. So Evangeliste, wowe uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana cyane, kandi hari ijambo nkunda kuvuga ry'umugabo w'umukozi w'Imana. Sinavuga ko yari umukozi w'Imana, ngo yari umutware w'abasirikare,
hanyuma ngo atuma intumwa ze zigende zibwira abigishwa ba Yesu uzibabwire ngo arasabye ngo bagende bamukirize umugaragara arwaye. Iyo nkuru urayizi? ngo Yesu ngo abanza kubyanga. Yesu abanza kubyanga, ariko abigishwa babwira Yesu ngo uyu mugabo akunda ubwoko bwacu, ngo yatwubakiye n'amasinagoge. Nawe ukunda ubwoko bw'Imana, ukunda umurimo w'Imana. Umurozi rero ntabwo yakureba ngo akwishimire. Abarozi buriya ugiye uzareba ushobora no kujya gukorera ahantu muri sare abantu bakakwanga nta kimwe utavuganye kubera iki waba bangamiye. Bamwe bafite imbaraga z'umwijima. Uwo mugore deja muri natire ye ni umurozi, ntabwo rero yakwerera imbuto nziza. Ahubwo icyo tugiye gusaba umwami Yesu icyo kibazo akirangize, kuko Yesu niwe uzi ukuntu abigenza, sibyo? Yesu niwe uzi ukuntu abigenza. Ntabwo namucira urwo gupfa kuko bajya bihana nabo, ariko Yesu afite no kumuhaga. Simbabwiye iyo testimony y'uwo muntu nyine wari waratuvujije amahoro, ariko ajya ampamagara ati nsengera akambwira ati usigaye njya no mu muryango remezo. Yesu ajya aza imbaraga z'umwijima zigahunga. Mu gice cya 18 bamaze kumva iby'ijambo ngo bose batwika ibitabo by'abakonikoni. Bari abantu barabaki, bari abapfumu, bari n'abarozi ariko barabitwitse. Aho rero njye sinamucira urubanza. Yesu niwe uzi ukuntu agomba kubigenza, ariko agatanga amahoro, sibyo? Tubonye n'undi mukozi w'Imana cyane dukunda witwa Edidia. Karibu Edidia. Merci. Ngaho shyiramo mutinga. Hari akantu kari imbere yawe karimo akarongo, gakoreho. Aha, mwami Yesu rero ugira neza bugacya bukira. Waratubwiye ngo ni wowe buhungiro, ngo munyikoreze imitwaro yanyu, ngo umutwaro wanjye nturemerewe, ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Ibi byose tuvugiye hano mwami ni uko hari ibituruhije, ariko waduhaye insurance ivuga ko umwuka wera ari kugenda hindura ibidafite ishusho akabiha ishusho. Dusengeye umukozi wawe w'Imana Evangeliste Sylvain. Yesu ngenda mukunda, none njya ntekereza ukuntu wowe umukunda. Haleluya, umukunda kundusha. Niyo mpamvu kubw'urukundo rwawe ntabwo tukugerageje, turagusabye ngo umanukire mu buzima bwe. Tukweretse aba bana itse master kino gihembwe bagomba kuzana amanota atandukanye n'ay'ubushize. Kubw'itegeko ry'umwami twohereje imbaraga z'ubwenge mu mitwe yabo, tunanije ibibananiza, turwanyije ibibarwanya, tubakuye mu isi y'umwijima Satani yabashyizemo yirirwa batongeraho imitongero. Iyo mitongero turayisenye. Ijambo ryose ry'umwijima ryabavuzweho rirasenyutse. Hamagaye umuriro w'Imana ngo utwike ikirere cy'umwuka wabo, abadayimoni bahunge. Imyuka yabagendagaho mu bikanu ikabagendaho mu bikanu, igatuma badatekereza neza, nabo bagahora batumva batameze neza. Mwami, n'abana bato bakeneye kubona amahoro. Narakubonye Yesu nkiriza Gabi, nabo bakize bige mu izina rya Yesu Kristo. Ndacyumva nabagotesha amaraso yawe, ndacyumva nabagotesha ubwiza bwawe, ndacyumva nabagotesha igitinyiro, ndacyumva nabagotesha ubudahangarwa. Satani n'ingabo ze babageraho bakavuga ngo abangaba ni abadakorwaho. Mwuka wera hagendagende ku ishuri ryabo aho biga, bahe guhumuka, bahe kumva, amatwi yabo yakire kumva ibyo umwarimu avuga, babashe gusobanukirwa. Iki gihembwe mwami turasenze, bashobora kuba baragize amanota make, ariko kubw'igitangaza cyawe wadukoreye igitangaza ubakize, bimuke, kuko bano bana ni abana b'umukiranutsi mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi cya kabiri, yatangiye umurimo muri twe ni nayo izawusoza. Haleluya. Ngo si Imana izaduha gutwita ntituzabyara, ni ukuri tuzabyara. Ino nzu tuyambitse amarangi, tuyambitse amasimabura, tuyambitse ibyiza. Mwami, muri za nzira zawe zirenze ibihumbi, wa muyaga wa Nikodemu uhure kwa Sylvain, umuzanira amafaranga yo kurangiza ino nzu, kandi nukuri azatanga ishimwe avuge ko ya nzu yarangiye. Yesu mwiza, ibyo ngibyo ntabwo tubishidikanyaho, kuko n'ibyatangiye niwe watanze inzira, ongera utange iyo nzira. Icya gatatu,
uyu mugore tumusabiye agakiza. Mana wamuhaye kuba umugore wa se. Aba bagore benshi bashaka abagabo gutya bakunda kuba babi, ariko turasenze ngo abe exception. Tumusabiye agakiza mu mutima, tumusabiye agakiza mu bitekerezo. Wakoze kutuzanira icyanditswe cyo mu byakozwe n'intumwa cya 18 ngo bamaze kumva ibyo, kuko iki byakozwe n'intumwa byose bivuga iby'umwuka wera, ngo bamaze kumva ibyo ngo ijambo ribacumita mu mitima, ngo batwika iby'ubukonikoni, ngo babwira ba Pawulo ngo noneho dukora iki. Uyu mugore tumwoherereje imbaraga z'agakiza zigende kwa kundi umwuka yari yakinkuruje Mariya, ariko nawe zigenda zimuzirika umutima, zimuzirika umubiri, zimuzirika ibitekerezo. Mwami, birashoboka ko ntamusengera buri munsi, ariko umwuka wera agenda amwuzure. Uyu mugore w'umuhesha w'amahoro azavuga ubutumwa avuga ngo nimuze murebe njye nari mubi none dore ndavuga ubutumwa bwiza. Kandi turasenzerwa iby'ubukonikoni byose yakoreye muri uyu muryango bitaye agaciro, bitaye agaciro burundu, bitaye agaciro. Ndi umuhamya, byari mu ntebe, byari mu gitanda, byari mu nkweto, byose byataye agaciro. Haleluya, nabyo bitaye agaciro. Yesu, kuko umwuka wawe wera ari hano, umwuka wera yamanutse, kandi ngo muzanyambaza ngo nanjye mbitabe mu makuba no mu byago. Turakwambaje kandi mwami, aba bose turi gusengana ubahe n'ibirenze ibyo basabye. Ubahe ibirenze ubahe ibirenze. Dore uyu munsi 31 mwami Yesu wakijije uriya muntu w'i Magadarene ntabwo byagusabye icyumweru, byagusabye iminota. Abamubonye ngo babonye afite ubwenge atuje. Reka rero ari byo ukora kano kanya, natwe tubona ibitangaza by'amaso, burya se byarangiye Imana ibikoze kuko yatwumviye. Ibyo ni byo tugusabye Kristo mwiza. Silive, ukomeze umuhe umutima wa zahabu, ukomeze umwambike ubwiza na madamu we, ukomeze ubiteho, ukomeze ubagirire neza, ubahe umugisha mwami mwinshi. Tubasabiye umugisha, ikirere cy'umugisha kibatwikire. Uru rugo rwabo ruzabe rwa Elizabeth na Zekariya, tujye tuvuga ngo hari urugo rw'abakiranutsi, bubashye Imana, bagiriwe neza n'Imana. Urakoze cyane Kristo. Amen. Tugeze ku wundi muvandimwe wacu, ntabwo twamenya amazina ye, ariko Yesu amuhera umugisha kuko yumviye. Nakureho mute tuganire nawe. Ntabwo twamenya amazina ye. Sheri waje. Nitwa bande? Njyewe nitwa Mignone, maze imyaka myinshi kuri na rubuga. Yego, karibu kabisa. Ni Claudina. Ni Claudina wamuje n'iyi groupe. Claudine mama Keve. Mama Keve. Yo, Imana iguha umugisha mwinshi. Nawe ni umwana mwiza cyane. Ari ukuntu Imana igenda ihuza n'abantu beza. Claudine ni umukobwa w'imfura. So turashaka uko dusengana rero, turashaka kumenya, watubwiye ngo witwa Mignone. Ndaza gusevinga nimero yawe. Mignone rero, tubwira ikintu wumva twasengera. Uyu munsi Yesu yamanuye imvura y'umugisha. Ikintu twasengera, ndwaye umutwe. Yego. Kanza gatoya. Umunota. Nimuze ndaje umunota umwe ndaje. Nta kibazo. Nimuze murebe uwo Yesu we yankuyeho isoni, Mesiya Yesu we yampaye ubuzima. Dusengere n'abandi, dusengere umuntu bita Papa Divin, inshuti cyane y'iyi groupe, ni umubyeyi w'iyi groupe. Papa Divin ni umuntu mwiza Imana yaduhaye, aho ari hose nawe Yesu amugirire neza, mwambike imbaraga,
amwagure, amukureho imanza, dore imanza zikunda kumuzengurukaho, amukureho imanza z'imiryango n'izahe, amuhe n'ibyo gukora bifatika, amuteze imbere, Yesu amwambike byose ubwiza bwe. Ndakunda Yesu, ari fidele. Yesu afite ukuntu agendana n'abantu be yitonze, wenda abantu bakaba bategereje ibintu bizabositinga isi yose ikabivuga, ariko Yesu ndamukunda ko agenda agira gute, agendana natwe mu buryo bwe, sibyo? Umuririmbyi umwe yararimbye ngo umugisha w'Uwiteka ugendana natwe mu buryo bushimwa mu ibanga, ngo gahunda zagenda neza ukabona amafaranga. Haleluya. Ngo hari igihe gahunda zigenda neza, hari n'igihe zitagenda neza, ariko ngo byose ni ugushima, sibyo? Byose dushima umwami Yesu. Nanjye musengere umwami Yesu ampa akaryo ko kuvuga ubutumwa neza no kujya nsengera abantu, ntabwo nkibikora cyane nka mbere. Hanyuma nanjye urugendo rwo gukizwa ndarukomeje nkamwe, ibintu byose umuntu aba ahura nabyo birasanzwe, ariko cyane cyane Imana impa imbaraga ngire umuzi mu bintu by'Imana, mu kuvuga ubutumwa. Hari igihe mba maze icyumweru uvuga ubutumwa neza, ikindi kikaza cyagera hagati nkarwara ikintu ugasanga nko muri kino cyumweru ijwi ryari ryagiye, urumva aho ntabwo mba nyibishoboye kubikora. Hanyuma ugasanga wenda mwari munkumbuye ariko nari nzi ko buriya munkurikira kuri YouTube uranshyiraho ibiganiro, kandi na YouTube ntabwo ihenda, nuko abantu babyishyiramo cyane, kuko iyi audio ntabwo igera ahantu hose, ariko YouTube buri muntu wese uri gutambuka arebaho. Buriya no kuri Facebook ngiraho ibiganiro byinshi nagiye nkora, hano nahakoreye ibiganiro byinshi. Ikindi kandi ibiganiro twagiye dukorera hano nabonye uko umuntu atakaje telefone abitakaza, mbona rero ndimo ndatakaza ibintu byinshi. Biratakara neza. Imana ikwagurire n'inzira zo kuyikorera rwose. Yego, amena. Amena. Aha, Yamenyene yagarutse. Reka dusenge kuko ngewe mu kanya ngiye kujya muri konferanse y'umuryango ku rusengero. Wari utubwiye ngo urwaye umutwe. Ni icyifuzo cyo ko Imana yankiza akira umutwe ndwaye. Urwaye igihe kingana iki? Makumyabiri na kabiri itangira ukwezi kwa mbere. Nkagira ngo ni ibisanzwe uzakira, ariko nkomeza kuremba, ariko ndacyafite Imana icyizere izankiza. Wagiye ujya no kwa muganga? Nagiye kwa muganga babura ikintu. Uba wumva uko urya gute? Uba wumva uremereye cyangwa uba wumva uruhande rw'iburyo? Iruhande rw'iburyo wumva ari ikintu kiremereye? Mu musaya w'iburyo nyine wumva ndatsikamiye, n'imitsi yo mu musaya wumva ndatsikamiye. Reka dusenge Imana. Uhagerageza uhakore, kandi nuhakora uhoroheye uhakande. Ujye uhakanda use nk'uhamasa, noneho turaza kumenya umutwe ngo ni uwuhe, kubera ko abaye b'abadayimoni barahunga bakimuka. Wahakoze? Mwami Yesu Imana ikiranuka, kuri iyi saha, kuri uyu munota twohereje umuriro wawe muri kiriya kiganza, umuriro w'Imana. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 fire,
waba urwaye butagira izina, wa mutwe we murekure, wa mutwe we murekure, wa mutwe we murekure, wa mutwe we murekure. Twohereje imbaraga z'umuriro muri uriya mutwe, twohereje imbaraga z'umuriro muri uriya mutwe, namurekure no mu bikanu arekure, mu bikanu sohoka sohoka sohoka, mu bikanu sohoka 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 sohoka, atangire yatsamure, atangire aruhuke umutwe. Va mu mutwe aho wahungira hose, twahoreje umuriro w'Imana, ntacyo umutwara, no mu bikanu ntabwo uri buhafate ngo bikunde. Twohereje umuriro, twohereje umuriro, twohereje umuriro no mu maso, uwo mutwe umutera, icyo cyangiro ko kumva ahora yumye mu maso, wa mbaraga y'umwijima we murekure, 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 ntuzongera kumuteza umutwe ukundi. Nta mbaraga umufiteho, imbaraga z'umwuka warazamanutse, zamanutse. Rekura, murekure, 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 murekure. Twohereje umuriro, twohereje umuriro, twohereje umuriro, murekure, 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 murekure cyane, murekure, kandi ntugire ahandi hantu ufata. Ntabwo ujya mu mugongo ngo bikunde, ntujya muri colonne vertebrale ngo bikunde, urasohokera mu mazuru no mu kanwa. Ntabwo uzongera kumuteza umutwe ukundi. Tumugotesheje umuriro w'Imana, tumugotesheje umuriro w'Imana, tumugotesheje umuriro w'Imana. Twohereje amaraso ya Kristo mu mubiri, akamuremo imiti yose yanyweye, out. Imiti yose yanyweye imusohokemo, imusohokemo, imusohokemo. Yakire kumera neza, yakire kumera neza, yakire kumera neza, yakire kumera neza, yakire kumera neza. Yego, nashaka ruke ariko ntiyakire kumera neza. Yego, ntiyakire kumera neza. Numva ugize n'iseseme uze kwemera uruke, ugusohokemo. Mwami Imana arakomeza gukiza neza, uraza kumva uruhutse. Nta nubwo ari n'umutwe w'abarozi, kwa kundi nyine Satani yigiriza nkana ku muntu, ugasanga yarwaye nk'ikintu nyine atazi. Uraza gukira, uraza kumera neza, kandi uraza kutubwira kuri gurupe nk'ejo nka 4:00. Ejo uzaba umeze neza kuko uzaba ubyutse, uzaba wakize. Imana ikugirire neza no mu bindi, kwagure ahantu hose ushaka. Imana ikubona, ufite umutima ukunda Imana, ufite umutima ugirira abantu impuhwe cyane. Mwami Yesu akomeza kwiyereke mu bintu byose. Ejo uzatubwira nka 4:00 top. Nkaba ndi mu rusengero ariko uzanyandikire mesaje. Yesu abaha umugisha rero mwese, kandi abagirire neza. Mwakoze kumvira umwuka wera. Ubu nanjye ndashima Imana ko yashoboje kuwumvira. Sa murakoze. Murakoze nawe.